Hi guys, umeze mutekanizere ko umeze neza natwe tumeze neza kuri Tesina Kami TV show tubanje kubasuhuza mukore subscribe, like, share na comment notification zigize bagereraho kugira tumaze iminsi tudakora mana nje mutwihanganire twarabuze ariko noneho mbazaniye umuntu wabuze cyane ariwe Divine nabanza basuhuze babwira aho yaburiye mbese ubundi dukomeze. Hello guys, ni Divine nkuko yababwiye maze igihe kinini ntaboneka kubera impamvu z'akazi gatandukanye ya ariko ndabakunda cyane ntago nanze kubazirikana nkuko mubyumva nkuko munabisanga mwe no gukanda subscribe, like ibintu nk'ibyo byose maze tukabagezaho ibyiza turacyabitanga ubu nyine ni gahunda twaje tuje twategura umukino guys muzi ikintu noneho tuje gukora twateguye umukino noneho muzi ko hari umukino witwa True or Dare noneho tugiye gukora Dare gusa ari wo gukora gusa na True irimo no kuvuga ngo ngiye kujya mbwira ikintu Divine agikore natagikora mu hijyano nshaka Divine nawe ambwira ikintu cyo nkora nintagikora nawe ambwira igihano ashaka ubu rero twatangira tugatangira umukino kugira ngo tutababihiriza turabakunda cyane muhereho cyangwa uramira aha ngiye kuguheraho nta kibazo umukino tugiye kubakinira rero uratwika mwe muri hafi no guseka twagiye uramira meraho nta kibazo meraho kugira ngo ibintu bimere neza muhereho ya urabizi ko ari umukino nyine wo gukora gusa nutabikora ari igihano cya kindi cy'imbuto okay ugiye kumamagarira ex wawe umubwire ko ukimukunda umutera imitoma sibyo mubwire nyine ko kumwibagirwa byanze mu buzima bwawe ushaka ko mwongera mugakundana ibi bintu rero ndi kumva muhamagare ex wa ufite ex cyangwa ufite benshi mfite benshi hamagara uwo wakunze cyane cyangwa utore muri abo benshi ukuremo umwe umubwiye ko ukimukunda aha niba kompoze uhamagara nk'inshuro 3 niba kompoze tureta tubigihorera koko se by'ukuri nta kibazo uyu muniga nancisha mwijishora ndabigenza hamagara nyine uw'agatima kumva kagiterera ndashyiraho parerisi cyane nababwira ngo ikize ngo ndi mu kiganiro shira no kuri mic kugira ngo nyine abantu babyumve shiraho neza natagufataho aramfata wese yakanga kumfata uragira inshuro 3 aransebeje yabimenye uragira inshuro 3 natagufata nibwo turi wiriwe neza wiriwe noneho urabizi yuko wari inshuti yanjye ariko nyine nubwo tutakomeje gukundana ubu ngubu nabisubiramo sinzi ahubwo wowe niba arabivemo burundu waba wabyemera kuba wagaruka tugakundana cyangwa bivemo burundu ubu ndi mu mavuta yo gukundana ngeze mfite imyaka 7 cyangwa 6 ku buryo ndi kugutesha umutwe none se wakabimenye nyine umuntu tuziranye urumva wowe ndacyagukunda mani mbwira kurerenga aho ngaho mbwira ngewe kano kanya ndashaka kumpa igisubizo ko mfite umuntu wansajije ariko unyishakishwamo ibintu by'inkundo kandi urabizi wowe nagukunze kurenza ibyo bindi ahubwo wowe ubwo sizo taka ari kunzanaho mbyumve ngiye kumubwira ko nifite sheri wanjye nisubirane n'umugise wanjye nta bintu bya danje
ubwo urankatiye muri make ndaguhamagara oya aho nta gisubizo kirimo nawe ugire karengezi nk'izo nta gisubizo kirimo aho nta gisubizo umpaye ndaguhamagara bidatinze no kwandikira ndimo mu minota ingahe se ndebe ko iyi rwasere yawe kuri telefone nayireka mu minota ingahe ko hari rwaserera kuri telefone yanjye yanzengereje ngo irashaka ko dukundana kandi nanjye ndashaka kwikundanira mani ndashaka kwikundanira kandi njye ndacyagukunda vipi zawe ubundi telefone hari umuntu uri kumpamagara cyane mani ngo ari kunshakamo inkundo kandi nawe nzi neza yuko gusubirana nawe tugakundana bitagorana ahubwo cyangwa ukaba ufite undi musheri wawe nanjye nkaba ndi guhobagizwa n'urukundo rwawe nyine ndakubona ukamutuno zibazaza ko amazina ngo baze n'ibane cy'uri kumbwira uri cyangwa utagira ngo ufite umubwira yego ko yukira Mariya noneho nyiri impuhwe none se ubu ngubu byibuze urampamagara mu gihe kingana iki urampamagara mu gihe kingana iki gute urampamagara mu gihe kingana iki ntabwo ikibazo cya musozi rero gushaka kubanza gukurikirana kandi ntabitazi mbyizere se mbyizere byibuze ntabwo birarenga isaha ntabwo ireba nizeremo se ko dusubirana cyangwa nse n'umuntu nizere ko byibuze ushobora gushyiramo imiyaga n'imbabazi nyinshi tugasubirana cyangwa wizere ko nizere ko ushobora gushyiramo imiyaga n'imbabazi nyinshi tugasubirana cyangwa wabivuyemo burundu ugenda umva wabyizera ntare wow thanks urakoze cyane uraza kubwira ko bamubwira ko bamubeshyaga nyuma y'ikiganiro ni ukuri ndabimubwira pe okay uragitsinze ndagitsinze ngaho njyewe ngiye ukurikiye ngiye kubaza ikibazo kikakaye n'ikikunaniro urayanywa nitaye kuri buri kimwe ndakubajije ngo aka kanya turi kuvugana sibyo hari abagabo b'inshuti yawe ufite mwamenyanye muvugana muciringa ibisanzwe biri aho ngaho ariko se ko shera mama agahinda bigira nera umva se shu ndi mu kiganiro gatoya sinzi niba wamatayimu nk'iminota nk'itanu nkabona gukurikirana biriya by'iwawe oya ko amaze nkurikirana ibi bintu ndimo ndi kuri kamera ndakubwira ni minota itanu yonyine subizi ko dukundana urabizi ko dukundana ariko ndi kuri kamera shari wanjye reka mbikurikirane ubwo se wowe hari umuntu ushobora kwiyambaza mu kibazo ukamubwira ati wangurije 20,000 ko mbishaka akabiguha mu nshuti zawe none se uri kumbaza cyangwa uri kumbwira ni igihano nguhaye urama igihano se oya ntabwo umpa igihano ahubwo ndakubajije nako oya ndakubajije ngewe icyo nkora nanjye n'ikinanira urama igihano okay hamagara umuntu w'umushuti wawe umubwira ati ndashaka 20,000 bimenye ikibazo atabiguha mukirekazi ndakubajije natamfata se natagufata ndaguhindurira ikindi kanjye turebe ko amfata agiye guhamagara nimero ya kera iyo mikino rero ntabwo nyishaka oya ntabwo ngiye mvuze ngo uhamagare umugabo wawe urahamagara mu nshuti zawe my husband aba ari ku mutima n'ubundi aba agomba kubikora mvuze undi muntu rusange kuko nahamagara Ivete cyangwa nkahamagara mama se cyangwa nkahamagara undi muntu maze na sheri wanjye sinamuhamagara ngo mbimubwire kuko nzi ko ahita yikanga akayama ahubwo undi muntu ngo mubwire ngo iki ko ngize ikibazo cy'ibihumbi n'ibi wabimpaye uvuga ibyo ushaka uvuga ibihumbi bingahe uvuga ibihumbi ushaka ariko ntujye munsi ya 2 Ninjye munsi ya 2 vuga 5 natamfata natagufata nyine nawe urabashona wamuzi umu agenti
Alo. Bite se? Meze neza? Uri mu kazi? Ese mwana ko ngize ikibazo cy'ibihumbi nka bitatu koko wandwanye. None ubwo Okay, nta kibazo. Sawa urakoze. umugore uracyamufite ufite umugore w'umutima baramukatiye bigaragare ko adakundwa nawe yamwemereye. Okay, twagiye noneho sasa urakora ikira kurazima aho Kandi wese sinabikoze ibyo wambwiye. none se yayakwemereye aragukatiye Wambwiye ngo umva shiti yanjye aragukatiye rwose ku isoko nawe usanze ari umutindi nyakwigendera. nta kibazo. ahubwo urakora ikira tumukoresha iki se? Nari nkwiye igihano mwubwiza ukuri kandi ibyo wambwiye nabi ariko twavuze inkoramutima nk'uko kano kanya wahamagara uriya agatemba ikivuze. ahubwo singiye kubwira ngiye gukoresha njye ndumva wapfukama hano ukayamanika ukagera gutya aha ngaha. Iminota ingahe? umva nizishaka z'ibisegonda 3 amasegonda. Ariko mara we inyoni reba muri kamera bakubone gaveri. amasegonda 3 amasegonda 3 nutindira arayiza umunota. Kera badupfukamishaga mu mabuye wowe uri gupfukamisha aha ngaha se ageze neza. Ngahaguruka ndako bari. Njyewe ugezweho ugiye guhamagara mama wawe umubwire ko ufite igishuga dadi cy'ikigabo kirwaye sida. mama wanjye ibyo ngibyo ntabwo yabyumva. Umva ariko gifite amafaranga. Oya se. Kugikura oya ukikomerera. niyo cya kitarwaye sida mama wanjye ntabwo yabyemera. Nyine ugiye kubikora? Oya ahubwo bicurikiremo ukundi kuntu duhita tugira ukundi kuntu. Tutavuze nta mubyeyi ushyigikira umwana gukura abagabo. Nyine turashaka kumva ikintu ari bukubwire. Oya niba ari bugushyigikire cyangwa ari bukubwire ngo hoya. Nakigikira ndaba nsinzwe. Ndaba nsinzwe. Nagushyigikira ahubwo nk'umubyeyi urabutsinze. Oya ntago ari gushyigikira. Urabutsinzwe. Rero njye ntago yanshyigikira ibyo bintu rwose. Ntago ngiye muhamagara kubera yuko ibyo bintu ntiyabinshyigikira bimbajije nabi. Umva ngo bibabaje. Wowe umva nkubwire ukuntu ngikubaje. Ibyo bintu kubivuga gutya ni nko kubibwira papa Nolan ukamubwira ati ko mfite ikigabo kiri kunkunda gishaka kujya kundongora. Ngende nyine na ubuse urumva yabyemera papa Nolan? Nyine nanjye nibyo nshaka kumva. Rero niba atabyemera nanjye mama wanjye ntabwo yakemera ibyo bintu. Fire mu izina rya Yesu. Ibyo bintu birahabanye mbaza ibindi. Okay. Ngiye kwicara umbwirize. Fashwe. Nayi nkabikira maranyire mwebwe akeye gihari. Si wanze ikintu nkubwira. Ndakubwiriza akanya gato. Ngambwiriza iminota 5. Iminota 5 ni myinshi. Urabanza usenga nkuko basenga. Ubundi umbwirize. Iminota 3. 5. Umbwirize mfashwe. Njye mu mwuka. Amaye nka Julienne ndagowe. Okay. Fire. Oya ntago ari fire. Tugeze mu mwuka. Aha. Nubwo rero mubona tutatangiye dusenga ariko nyine bibaye ngombwa ko mpabwa igihano cyo gusenga. Bajya bakunda kuvuga ngo ngenda arimo ariko ntago ndimo. Rero kugira ngo mubisobanukirwe ngiye kubemeza. Twatangiye. Tumirize. Tuza dusenge nyine. Mana yacu turagushimye. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe, tugushimiye urukundo rwawe. Tugushimiye impuhwe zawe data ubishimirwe. Waraturinze tukiri mu nda zaba mama wacu kugeza tungana gutya tubaye abagore. Ibyo byose ni amashimwe yawe. Byagakwiye kuba twarapfuye twaratwawe na byishi bikatwica ibihagarara ariko uyu munsi turi bazima turabigushimiye mwana.
ni ukuri habwa icyubahiro pe. Haleluya. Amen. Kano kanya rero mwami turi mu kiganiro tugiye kubwiriza ijambo ry'Imana. Ndakwinginze kugira ngo rifashe imitima yacu ndetse n'abari hano ku ruhande rwacu kuri social media yacu bafashwe. Unyobore siniyobore, ibyo mvuga mbe mbyoherejwemo nawe mu izina rya Yesu. Amen. Hey, twagiye rero sasa. Haleluya. Amen. Ora rero gukizwa ni byiza. Tugiye kwiga mu ijambo rivuga ngo tugiye kwiga ku ijambo ryo muri Zaburi. Zaburi ariko nyine uri bowati. Ndarivuga kuko. Uri bowati. Ndarivuga koko naje umukristo kazi naje. Usinjira mu rusengero. Oya, ndarivuga neza, nge ndi n'umukristo ndi n'umurokore, ntago nkwa inzoga nubwo nkwa n'itabi. Uburo twagiye muri Zaburi. Zaburi 116 umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindi mo mwese mwe muhimbaza izina rye ryera. Haleluya. Amen. Urarangije. Rivuga rero ubwo ngubwo tukajya kuri sesengura rikavuga ngo tujye twubaha Imana, dukunda Imana, ibikorwa byacu byose bye by'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka. Waba wariye himbaza Imana, waba utariye himbaza Imana kuko Imana itanga byose. Amen. Haleluya. Ubwo rero ubutaha tuzavuga irindi jambo riri muri Matayo 5. Oya, ucyo nyine. Ngaho Mukirekazi ndagitsinze. Murokore. nawe mbwira. Ngewe ubundi bajya bavuga ngo ji yitwa sana ni y'abana. Nakubajije. Ngo nta muntu mukuru unywa sana. Ariko ngewe nk'umukozi w'Imana nazanye sana. Isana igenewe abana. Ariko kubera uri mukuru, ese ko kigenewe abana cyangwa urayinywa? Nese niba nyine igenewe abana ngenda yinywa. Igenewe abana ariko niyo kunywa nta cica kirimo. Nshaka kumenya koko ese ni y'abana, ubwo nisanga ari y'abana. Leta menya ko yakorewe abana. Ariko n'abantu bakuru nge mbona bayinywa. Kandi nawe uri mukuru. Niba n'abantu bakuru bayinywa nta kibazo. Okay. Ubwo rero ratsinda mu kimwe. Nabangiye gukopeza. Urabyumva uti? Ese ni y'abana cyangwa n'abantu bakuru barayinywa? Bose barayinywa. Niba bose bayinywa rero ubwo urayinywa. Kuko uri mukuru. Nibwo uraba ugitsinze. Tananywe. Akiri. Nese ndayinywa yose. Amayinywa. Nushaka ko ngugeze mu cyanyuma cyangwa mu cyatatu. Ariko uyinywa ugaragarize ko abantu bose bayinywa koko atari n'ikiyobyabwenge. Kararyoshye ariko turi kwamamaza. Turi kwamamaza sana. Sana ku biceri 300 byonyine gusa ukamanura icyaka kigashira. Kararyoshye bose sinyinywe. Nukuri uragerageje. Noneho ni wowe ugezweho. Ugiye guhamagara sheri wawe umubwiye ko yaguteye inda. Nge numva mbwira ibindi. Zero ndakubwira ikiwe. Tujye tumenya ubwenge. Si ugukora? Tamuka nk'akabwa. Ndahita musoreza. Nta kibazo, muka nk'akabwa. Arya bebe akabwa kamuka gute? Mo. Oya, yo ni inka. Muka nk'akabwa. Arya kakabwa kararuguruka mukangukira. Dira nk'agahinja. Ndara nk'aganja ahubwo. Kurira nk'aganja byose ashaka ko. Nta nubwo nabinanirwa ngewe nubwo ijwi ryarangiye. Mure hirya se. Uruhinja kazi ndarise. Narize da. Nese uruhinja ruriro kabiri. Rwarize narize. Nagurize neza. Subiramo. Nese subiramo. Nya nikoro. Twagiye. Ngaho ngiye ugiye gusoreza basi. Ago narangiza ikiganiro tutaririmbye nasenze nabwirije umuvuga butumwa aragarutse umudiyakoni nawe niyongeremo akaririmbo ko gusoza amateraniro. Twagiye. Karirimbo keza cyane. Mu bitero nka 2 dusoza.
ko guhimbaza se ko akimana tu Imana ikunda kuko turaba Imana iby'Imana ikora biradutangaza n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzinu ko iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora tubikore mu izina rya Yesu. Guys, turabakunda mukore subscribe, like, share na comment. Kandi ibiganiro byacu mubikunde. Natwe turabakunda cyane. Ciao ciao. Hasta la vista. Yeah.